Mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe n'aho muri hatandukanye mu mpande z'isi. Makuru ni meza, muraho murakoma. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro ko ikiturinze, ikiduhaye impano y'ubuzima. Uyu munsi rero wambaza ngo ese ni iyihe nkuru utuzaniye? Nahe makuru utuzaniye? Amakuru nzanye ni amakuru avuga ko muri Pi Network harimo ubujura. Iyo urangije kumayininga, abajura bazana ad cyangwa advertisement cyangwa publicité, bakakwereka ko wakiriye Pi, hanyuma bakazikwiba. Barakubwira ngo baragushimiye, ngo wakiriye Pi 314. Iyi ni kampani rero y'abajura y'abasikama baba ari kwiba Pi zawe waruhiye, Pi zawe wavunikiye. Rero mbere yuko twishyira mu nkuru, reka ngusabe wowe utari wakanda kuri subscribe kugira ngo ukande kuri subscribe cyangwa sabone kugira ngo dukomeze n'inkuru kandi n'ubutaha ntuzabure amakuru nk'aya. Inkuru iragira iti muri Pi Network harimo ubujura, harimo abasikama bashaka kwiba abapiyoniye Pi bakoreye. Rero babikora bate? Bivuga ngo iyo urangije kumayininga, urabona hariya iyo umajije gukanda kuri iriya buto yo kumayininga, bahita bakuzanira ad runaka, ngira ngo ziriya ad cyangwa publicité zigenda ziza murazibona. Rero izo publicité hagenda hazamo n'izo Pi Network itemereye. By'ukuri abasikama nabo ni abahanga, wakwibaza uburyo ino publicité igeramo kandi ari iy'abantu batagize aho bahuriye na Pi Network, batagiranye nabo amasezerano. Rero ni abasikama nyine baba bashatse kwiba abapiyoniye Pi zabo. Ni ukuvuga ngo rero Pi Network ihora itubwira ko tudakwiriye gushyira passphrase yacu ahantu hose habonetse keretse muri wallet. Rero nta mpamvu yuko Pi waruhiye iriya myaka yose umuntu utarazimayininze azivunikira, ngo azivunikire mu by'ukuri azakira mu buryo bworoshye. Ntabwo ari byo, ahubwo dukwiriye kuba maso. Buriya Bibiliya iravuga ngo umujura ntagenzwa n'ikindi uretse kwiba, kwica no kurimbura. Mu by'ukuri rero dukwiriye kuba maso, dukwiriye kureka ahantu hose batwereka ko dushyira passphrase zacu, kubera ko abo bantu ntabwo batwifuriza ibyiza, ahubwo bashaka kutwiba Pi twakoreye. Rero bahita bakwereka ifoto imeze gutya, hanyuma bakakwereka ko bari gushimira ko wakiriye Pi. Noneho bagahita bagusaba ko ukanda hano ngo uziclaiminge cyangwa uzakire, nyine uzakire baziguhe. Rero iyo ukaza hariya bahita bakujyana ahantu ushyira passphrase yawe. Iyo uyihashyize, ubwo ubahaye uburenganzira kwinjira mu ikofi yawe, bahita bagutwara Pi zose zirimo, bahita bazicucura bakazijyana, kubera ko baba babonye umuntu biba, baba babonye umuntu utazi ibijyanye na Pi Network. Mu by'ukuri ntabwo dukwiriye kwemera ko Pi zacu zituvaho gutyo gusa, ahubwo dukwiriye kubireka, tukareka gushyira passphrase zacu ahantu hadakwiriye. Rero nubona iyi ad imeze gutya urangije kumayininga, ndi kubaburira ntuzigere ubikora. Hari umuntu w'inshuti yanjye ibintu byabayeho, Pi zose afite bahita bazimwiba, keretse izo yakoreye lockup. Izo yakoreye lockup nizo zasigaye. Urumva rero passphrase ye barayifite. Rero tugomba kuba maso, tukirinda abasikama nk'aba, kuko abangaba ni abantu baba barize ikoranabuhanga, basobanukiwe ibintu nk'ibi. Ndetse ikindi ni uko nababwira ko ntago izi Pi kuba bari kuziba ari uko ari ibicupuri, ahubwo ni uko zifite agaciro. Umujura ntago yakwiba ikintu kidafite agaciro. Rero tube maso, dusigasire Pi zacu kandi ntituzitere inyoni, ntituzihe abatarazikoreye, ahubwo duharanire gukora ibyo
Core Team ihora idusaba kudashyira passphrase zacu ahantu hose keretse muri wallet iba muri Pi browser. Hari n'abandi basikama baba bari kuri za Facebook, za Instagram, abo ngabo bose mugomba kubirinda kubera ko n'abantu baba bashaka kubiba, n'ibyo bavuga ngo baguhaye ngo akazi. Rero nabonye wiyitiriye Check Diao Fan kuri Instagram avuga ko wari gutanga akazi k'urupresenta mu bihugu bitandukanye, abantu ngo bahagararire nyine Pi Network, bandikisha abantu, hanyuma bandikisha abantu bandike imyirondoro yabo. By'ukuri rero akakubwira ko ako kazi ko hari amafaranga nyine baguhemba. Rero iyo ubigiyemo ahita kwereka ko kugira ngo ukabone hari amadolari utanga, hanyuma agahita kwereka naho yohereza. Rero iyo urangije kuyatanga ntayo ubona. Nahise mwandikira namubwira nti wowe uri umusikama. Bango rero tugomba kuvumbura abantu nk'aba. Iyo konti ntabwo ari iya Dr. Cheng Diao Fan, ahubwo ni umusikama. Rero dukwiriye kubareka, dukwiriye kubatera utwatsi kubera ko ntabwo ibi bintu bikwiriye. Dukwiriye kuba abantu basobanutse, abantu b'abakire cyangwa abantu b'abatunzi. Ntabwo ibyo bakoreye babitagaguza, ntabwo ibyo bakoreye abajura bagomba kubibiba uko biboneye. Rero duharanire guha Pi zacu umutekano kugira ngo abajura batazitwiba. Duharanire kugendera ku mategeko ya Pi Core Team ayo bahora batubwira. Ntabwo rero navuga byinshi uyu munsi, reka dusoreze aha ngaha, ariko reka nsoze ngusaba gukora ibisabwa. Murabona iminsi yo gukora KYC no gukorerwa migration irimo irangira. Dusigaje iminsi mike cyane, itariki ya nyuma ni kuri 31 z'uku kwa mbere. Duharanire rero ko batazadukatiraho tukabura Pi twakoreye iminsi myinshi. Rero ntago na soza ntabivuze. Niba uzi ko utazi gukora KYC cyangwa utazi kuzuza zira step za mainnet checklist, wasaba umuntu ubizi wizeye akabigukorera, hanyuma nawe ugasigara utegereza ko bakwimurira. Kandi ngira ngo mbibutse bari kwimura konti nyinshi cyane, bari kwimurira abantu benshi. Rero nawe nukora ibisabwa, zira step 8 zose zikaba icyatsi, ibintu byose biri ku murongo, nawe bazakugeraho. Ni mashini itoranya abantu, niwe uzabone batakwimurira ngo ugire ngo hari ikibazo kirimo, ahubwo ni ugutegereza nawe mashine ikakugeraho. Kandi murabizi ko bafite intego y'uko abantu miliyoni 10 zose bagomba gukorerwa migration, hanyuma tukajya muri open mainnet ibintu bimeze neza. Byibura dufite abantu bangana gutyo miliyoni 10 bakorewe migration ndetse na ubwo. Rero reka dukomeze duhanga amaso Core Team, dukora n'ibyo dusabwa kugira ngo aya mahirwe atazaduca mu myanya. Murakoze cyane wowe watangiye video ukawigisha ku musozo, ndagushimiye. Kandi ukore subscribe niba utarayikoze, ukore comment niba hari ikibazo ushaka kumbaza, ndetse unayisangize inshuti zawe. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.